ndashima kubw'umwuka mpumeka wanjye nyiriho n'ubuntu bwayo kandi ngo muri ibi ni byiza tujye duhora dushima none tuzamuye amashimwe yacu atira amashimwe Yesu ubw'ibyo wadukoreye urahambaye urahebuje natwe tuje kukubwira ngo warakoze atira amashimwe Yesu ubw'ibyo wadukoreye urahambaye urahebuje natwe tuje kukubwira ngo warakoze Data tuje imbere yawe nk'abana bawe tukuzaniye amashimwe kubw'igitambo watanze ku musaraba i Golgotha bana natwe muri izi gahunda tukweretse amavuna yose yabaye nta kibazo cyabayemo niyo mpamvu tukuzaniye amashimwe imbere yawe bana natwe muri izi gahunda mu izina rya Yesu amen. Ibyo byose bigatuma biheba nawe wabwira ibyawe ugahora wigunze satani nawe akakumvisha uburyo nta gisubizo nyamara haracyari ibyiringiro irakuzi neza igufitiye umugambi humura ngwino Yesu arategereje agutegeye ibiganza bakwakire uzabona amahoro n'umutekano injira ibisubizo ngwino Yesu arategereje agutegeye ibiganza wakwakire uzabona amahoro n'umutekano injira ibisubizo kureba imbere ukabona nta nzira ihangane komera wicika intege
imibabaro y'isi itagereranywa n'ubwiza twayishuriwe muri Yesu wadukunze agatanga ubugingo bwe kugira ngo tubeho. Ngwino 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 Yesu arategereje agutegeye ibiganza wakwakire uzabona amahoro n'umutekano. Injira uzabo. Ngwino 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 Yesu arategereje agutegeye ibiganza wakwakire uzabona amahoro n'umutekano. Injira uzabona ibisubizo. Injira 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 n'ibisubizo bicika intege. Iyo urebye ukuntu Satani yatangatanze abana b'Imana agatega imitego ku mibereho y'ubu buzima, wibaza ikibazo mw'isi imeze icyaha ninde uzarokoka y'amaboko ye. Twateye ubwoba cyane nshuti ninde uzarokoka, imbaraga ze ni nyinshi cyane amayeri ye ni menshi cyane ubucakura ni bwinshi cyane agamije kutunaniza. Nshuti ntucogore utarimbuka, ntucogore mugenzi dore tugeze ku cyambu urugabano rw'isi n'ijuru. Kenyera kigabo urwo n'urugamba uzatsinda isi. Ntucogore mugenzi dore tugeze ku cyambu urugabano rw'isi n'ijuru. Kenyera kigabo urwo n'urugamba uzatsinda isi. Ibimenyetso tubona ku isi bitwereka ko igihari cyo bitandukanya n'ibyo bizira biri ku isi. Nshuti nturangare komeza ushikame arashaka kukurimbura. Amayeri ye ni menshi nshuti yanjye nturangare, intwaro zose zamuka we imbaraga z'umukiza Yesu, icyizere cy'umusaraba isezerano ryo gutsinda. Nshuti ntubyitwaza uzamutsinda, ntucogore mugenzi dore tugeze ku cyambu urugabano rw'isi n'ijuru. Kenyera kigabo urwo n'urugamba uzatsinda isi. Ntucogore mugenzi dore tugeze ku cyambu urugabano rw'isi n'ijuru. Kenyera kigabo urwo n'urugamba uzatsinda isi.
ntabwo twari dukwiye gutinya ngo duterwe ubwoba n'ibyo tubona. Wibuke Saduraka, Meshake ndetse n'Abedenego, bemeye no kujya mu itanura ryaka, umuriro ugurumana uteye ubwoba cyane, batazi ko barokoka. Ariko yahise abatabara, bamusanga muri uwo muriro, batangira kuwugendamo awucecekesha byiteka. Nawe numwisunga azagukiza, ntucogore mugenzi, dore tugeze ku cyambu, urugabano rw'isi n'ijuru. Kenyera kigabo, urwana urugamba uzatsinda isi. Ntucogore mugenzi, dore tugeze ku cyambu, urugabano rw'isi n'ijuru. Kenyera kigabo, urwana urugamba uzatsinda isi. Kenyera kigabo, urwana urugamba uzatsinda isi. Kenyera kigabo, urwana urugamba uzatsinda isi. Zaririmbira Yesu wamunze n'umunyabyaha, yiyemeje kwambara ubumuntu ngo abashe gushyikira. Mbega urukundo rw'Imana Data yatanze Yesu waturokore, dufite impamvu yo gushima Imana, asingizwe Yehova gusa. Genda Yesu urakomeye, imirimo yawe iratangaje, byandeba ibyo wakoze byose, nkagira ngo njyewe ndi mu nzozi, bintera gusa muri ndirimbo, nkaririmbira Yesu umucunguzi. Zaririmbira Yesu wamunze n'umunyabyaha, yiyemeje kwambara ubumuntu ngo abashe gushyikira. Mbega urukundo rw'Imana Data yatanze Yesu waturokore, dufite impamvu yo gushima Imana, asingizwe Yehova gusa. Zaririmbira Yesu wamunze n'umunyabyaha, yiyemeje kwambara ubumuntu ngo abashe gushyikira. Mbega urukundo rw'Imana Data yatanze Yesu waturokore, dufite impamvu yo gushima Imana, asingizwe Yehova gusa.
zaririmbira Yesu wankunze n'umunyabyaha yiyemeje kwambara ubumuntu ngo abashe gushyikira mbega urukundo rw'Imana Data yatanze Yesu waturokore dufite impamvu yo gushima Imana hasingizwe Yehova gusa zaririmbira Yesu wankunze n'umunyabyaha yiyemeje kwambara ubumuntu ngo abashe gushyikira mbega urukundo rw'Imana Data yatanze Yesu waturokore dufite impamvu yo gushima Imana hasingizwe Yehova gusa. Dutegereje umunsi w'amateka, umunsi uzarangiza ibibazo byose byo mu isi. Basogokuru bacu n'abasogokuruza bawiteguye kuva kera bapfa utaragera, ariko n'ukuri uwo munsi ni mpamo, nubwo mu bigaragara rwose usa naho watinze. Reka uyu munsi twitegure, hasigaye igihe gito nshuti twiboneze. Imitima ya kamere n'ibindi byose bitubuza kwitegura, tubisengere bikurweho twitegure, ariko n'ukuri uwo munsi ni mpamo, nubwo mu bigaragara rwose usa naho watinze. Reka uyu munsi twitegure, hasigaye igihe gito nshuti twiboneze. Imitima ya kamere n'ibindi byose bitubuza kwitegura, tubisengere bikurweho twitegure. Ibihumbi n'amagana y'imyaka birashize, muri iyi si humvikana amajwi ateguza uwo munsi. Hatanzwe imiburo ngo twitegure uwo munsi, kuko abanyabyaha uwo munsi bazabura aho bakwirwa, ariko n'ukuri uwo munsi ni mpamo, nubwo mu bigaragara rwose usa naho watinze. Reka uyu munsi twitegure, hasigaye igihe gito nshuti twiboneze. Imitima ya kamere n'ibindi byose bitubuza kwitegura, tubisengere bikurweho twitegure, ariko n'ukuri uwo munsi ni mpamo, nubwo mu bigaragara rwose usa naho watinze. Reka uyu munsi twitegure, hasigaye igihe gito nshuti twiboneze. Imitima ya kamere n'ibindi byose bitubuza kwitegura, tubisengere bikurweho twitegure. Ese nshuti mwabonye ko ibyahanuwe byose
yasohoye byose umurongo ku murongo, ibikeya bisigaye bizashyiraho akadomo, hahirwa umuntu uhagarara mu ruhande Imana ishaka. Ariko n'ukuri uwo munsi n'impamo, ruva mu bigaragara rwose usa naho watinze. Reka uyu munsi twitegure, hasigaye igihe gito nshuti twiboneze. Imitima ya kamere n'ibindi byose bitubuza kwitegura, tubisenyere bikurweho twitegure. Ariko n'ukuri uwo munsi n'impamo, ruva mu bigaragara rwose usa naho watinze. Reka uyu munsi twitegure, hasigaye igihe gito nshuti twiboneze. Imitima ya kamere n'ibindi byose bitubuza kwitegura, tubisenyere bikurweho twitegure. Ariko n'ukuri uwo munsi n'impamo, ruva mu bigaragara rwose usa naho watinze. Reka uyu munsi twitegure, hasigaye igihe gito nshuti twiboneze. Imitima ya kamere n'ibindi byose bitubuza kwitegura, tubisenyere bikurweho twitegure. Hari abantu bamwe badafite aho kuba. Umwami Yesu naze maze tujye kuba mu mazu y'ubugingo. Umunsi umwe najyanye na papa wanjye tugiye gushyingura umumama wari wapfuye, maze mbona bamushyize mu isanduku, barangije bamushyira mu gitaka, mbona batangiye guteraho ibitaka byinshi, maze ndavuga ngo arasohokamo ryari? Maze papa arambwira ngo azasohokamo ari uko Yesu aje. Umwami Yesu naze maze abapfuye bacu tubabone. Umunsi umwe igihe Yesu yinjiraga i Yerusalemu, yari hejuru y'indogobe. Abantu bamubonye barasingiza, baramuririmbira bati, hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka, amahoro n'icyubahiro by'isumba byose. Umunsi umwe hari umugore nabonye ari kurira, ariko Yesu naza azaduhanagura amarira yose twarize. Hari abantu benshi bafunzwe muri gereza, umwami Yesu naza bazafungurwa. Hari abarwayi benshi bari mu bitaro babuze umuti, ariko umwami Yesu naza abarwayi bazakira. Umunsi umwe nigeze kujya kubwiriza ikibwirizwa kiryoshye, maze ngiye kwihanisha mbona bamwe baraje abandi ntibaje. Nuko mu gutaha ndabaza ngo abantu basigaye badakunda Imana? Bibiliya iravuga iki? Mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 16 umurongo wa 22 haravuga ngo nihagira umuntu udakunda umwami Yesu avumwe. Umwami wacu araza. Hari agatekerezo k'umwana wakundaga kwiba amapapayi kandi akajya yangana. Nuko umunsi umwe arota bari kujya mu ijuru. Nuko ageze ku irembo ryo mu ijuru ahasanga ya mapapayi yibye na ba bantu yangaga cyane, maze bituma atabona Imana. Asubirayo ababaye cyane. Mu Baheburayo igice cya 12 umurongo wa 14 haravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazabona umwami Imana. Hari akandi gatekerezo k'umwana wari urakaye cyane. Manabizi hari icyigisho twize muri iki cyumweru kivuga ngo iki?
umwana urakara vuba. Uwo mwana rero arakaraga cyane. Nuko umunsi umwe agenda ajya mu mudugudu asekuza ngo ndakwanga ndakwanga. Nuko agera nko mu musozi Eliya, nuko aravuga ngo ndakwanga ndakwanga. Nuko yumva ikindi kintu kimusubiyemo, harya ngo bakitanya kabande. Noneho yumva kimusubiyemo, noneho ahita yirukanka ari kurira, ajya kubwira mama ngo hirya iriya mu misozi hari ikintu cyamusakuriye kivuga ngo ndakwanga ndakwanga. Nuko uwo mama abwira umwana ati ngo subirayo usakuze ngo ndagukunda ndagukunda. Maze umwana aragenda asakuje ngo ndagukunda ndagukunda, biragaruka ngo ndagukunda ndagukunda. Iyo tugiye mu mutego wa Satani twumva natwe ariko tugiraho ingaruka. Ariko iyo Kristo atubohoye, Kristo agaragara nk'uwo mubyeyi wagiriye umwana inama ngo agende abwire uko amukunda. Uwo mubyeyi twamugaragaza nka Bibiliya, kuko niyo itubwira ibyabaye bya kera n'ibizaba muri iki gihe. Iyo tuyisomye tukayisobanukirwa, nibwo tumenya neza ko Kristo yadukunze akatumenera amaraso kubera urukundo rwe. Ndetse igihe Kristo azaba agarutse ku bicu, tuzamusanganira twishimye. Ngo bamwe bazamusanganira baje kumusanganira bishimye cyane, naho abandi bazabyuka baje gukoza isoni no kubabazwa iteka ryose. Hano hari ahantu nagiye gutembera, nuko mbona umugabo ari kuvuga ngo murara nk'umunkubita, ngo ngewe ninywera inzoga ariko murara munkubita. None se ubwo niba ukora icyaha kimwe ikindi cyaha cyabura kukuzaho ute? Ni nk'uko imbeba igwa mu mutego ahubwo ikwigusha no mu yindi. Kugira ngo rero uyu mugabo ngo yarabuze amahoro cyane ku buryo buteye ubwoba, yanatekerezaga ku byerekeye kwiyahura. Ati nibakomeza kunkubita bizarangira niyahuye. Ariko umunsi umwe hari ubwo baje maze basanga ahubwo ntabwo ari abantu bamukubita, niba abanyerondo baducungira umutekano biga bamukubita. Ibyo bintu birababaje cyane. Ni nk'uko Satani ni umugome cyane, ntiyigeze adukunda na rimwe. Iyo aduhaye umunezero, aduha umunezero akanya gato, ariko mu kanya ukabona imibabaro noneho ije ari myinshi cyane kuruta uko abitekerezaga. Imana yonyine niyo buhungiro. Ndetse kandi hari undi muntu nabonye ari kuvuga ngo ese iyo ugiye muri Kristo uba umeze ute? Ese iyo ugiye muri Kristo uba umeze ute? Mwebwe mubyumva ute? Ese iyo ugiye muri Kristo uba umeze ute? Nk'uko twabibonye mu mubatizo, uba uhindutse icyaremwe gishya. Mu rwambere rw'Abakorino igice cya 3 umurongo wa 17 haravuga ngo uzatsemba urusengero wese Imana izamutsemba, kuko urwo rusengero ari urwera kandi urwo rusengero ni mwe. Rero reka Imana idufashe kutagirira abandi nabi ndetse no kutagira urwango nk'urw'uwo mwana twabonye muri ako gatekerezo. Umunsi umwe Yesu yajyanye n'ababyeyi be i Yerusalemu, nuko batashye bamusigayo. Baramutegereza iminsi 3 irashira, bagenda mu baturanyi, bagenda bajyaga
hose bagenda aho bavuye hose baramubura. Nuko umunsi wa gatatu urangiye baje kumusanga mu rusengero yicaranye n'abayahudi ariko babaza ibibazo. Maze abayahudi baramubaza bati, uyu mwana ni uwande? Yosefu na Mariya baratangawe. Bumvise uburyo batangiye kumushakana umutima ukomeretse cyane, ariko baje kureba basanga burya nk'uko byari byarasohoye yiberaga mu nzu y'Imana, akaba ari kuganira n'abayahudi n'abakomeye mu by'amategeko. Niko abana natwe tugomba kumera. Umunsi umwe hari umwana wakundaga kwiba, nuko akajya agenda akajijisha abandi bana ngo ejo uzazane ikintu cyiza tuzakitangaho amafaranga maze ukime. Yakizana akamucunga agahita akijyana. Nuko umunsi umwe agiye kukijyana asanga noneho harimo igipupe cy'ingona. Aratinya cyane aravuga ngo iki ni icyande. Nuko wa mwana aragaruka aravuga ngo icyo nari nagishizemo ngo ndebe ninde ukinyiba. Icyaha gihita kimufata. Iyo Satani akujyanye mu mahoro ye ahita akubika nk'imbata ye ku buryo udashobora no kwinyagambura. Ariko Yesu we iyo aje gutabara atabarana inkota ityaye kandi atabarana ubwuzu. Ntaho wabasha kwihisha Yesu atagera. Yewe n'ikuzimu yahagera, yewe no mu mazi menshi cyane munsi yahagera. Nta hantu wakwisha Imana ngo Imana ntikubone. Mbese waba wishimiye kutisha Imana? Mbese waba wishimiye ko Satani atongera gukorera mu kiraro cye nk'uko abandi ba kera yabigenzaga? Mu gitondo twize yuko aba kera basengaga izindi mana nk'uruziramire ndetse n'izindi. Abamowabu bagiraga imana zabo, Abafilisitiya bagiraga imana zabo. Umunsi umwe muri Isirayeli hari umwami umwe wigeze kuhategeka. Maze abonye imana za Mesopotamiya zibakijije aravuga ngo muzizane hano. Barazizana. Aravuga ngo ubwo zakijije abanyamesopotamiya ubwo nanjye zizanyiza. Ariko ubwo yari afite ibyiringiro bipfuye. Uhoraho yamutejeje Abafilisitiya, Abamowabu, Abamoni, Egiputa, maze bamuteraniraho baramusenya. Icyo yubatse cyose baragisenya. Batwara ibyari biri mu ngoro y'Imana, batwara ubutunzi bwose bwo mu ngoro y'umwami, bwo mu mazu yose, ahantu hose habika ubutunzi. Ikintu cyose cy'agaciro cyavuye muri Isirayeli. Umugabo yari ari mu rusengero, umugore we nari mu rusengero. Nuko umugabo akoma ku mugore we ngo harya Bibiliya isobanura ko Imana ihora ari Imana iteka? Maze umugore aramubaza ngo njyewe niko mbyumva. Umugabo aravuga ngo na za mana z'abanyamesopotamiya zatumye Imana ya Isirayeli barimbura nazo zigize igice kimwe cy'Imana. Nuko umugore aziburira igisubizo. Ariko hari igisubizo kivuga ngo izo ntabwo ari Imana ahubwo ni ibigirwamana. Imana nyamana niyo yitwa Yehova, niyo yitwa Ndiho. Imana y'ibambe n'imbabazi, itinda kurakara kandi ifite kugira neza kwinshi. Reka iyo Mana ikomeze kuba Imana yacu iteka. Mbese wishimiye ko ikomeza kukubera Imana yacu iteka? Mbese wishimiye ko Yesu akurinda imitego ya Satani? Mbese wishimiye gusoma Bibiliya kugira ngo ikungure byinshi byerekeye ubwami bw'Imana? Icishe bugufi mu mutima maze dusenge.
data wa twese uri mu ijuru, mana y'urukundo n'icyubahiro, aba bantu bose uko bari urabareba, ubane nabo, ibibazo bafite ubabere igisubizo, ibyo bakeneye byose ubibahe, icyo bagusaba cyose mu izina rya Yesu ukibahe, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amena. Umunsi w'umunezero, mwenyura, Yesu aragukunda, amena. Reka dushime Imana yabanye natwe muri iki cyumweru. Ntabwo nari nzi ko bishoboka, ariko Pawulo niwe wavuze ngo nshobozwa byose na Kristo umiki, byose birashoboka. Rero genda uko imbaraga zawe zigize zite zingana. Tugeze mu kanya keza cya gihe abageni baba bagiye gusohoka, umwanya w'impano, umwanya wo gushima. Mbere y'uko rero ibyo bitangira, reka dushime Imana cyane yabanye natwe muri iki cyumweru, guhera ku wa nyuma washize tariki 19 kugeza uyu munsi tariki 27. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Reka dushime cyane itorero ry'Inyamirambo ryaduhaye umwanya, ryatugiriye icyizere. Ryatugiriye icyizere, riravuga ngo abana bashobora gukora iki? Ariko urakoze cyane, ngo ibikomeye. Ariko namwe mwari mufite impungenge bayobozi, ngo ntazo. Burya mu kwizera byose bigize bite, birashoboka. Kandi ntabwo ari twe, si abana, ahubwo n'Imana yagize ite, yabikoze. Turashimira rero amakorari ari ay'abashyitsi n'ay'Inyamirambo, cyane cyane amakorari y'Inyamirambo. Muvuge ngo amena. Impamvu mbashimira, korari zaje n'umubare mwinshi, korari zaje ziteguye, nta korari yananiwe indirimbo, bigaragara ko bazaga babyiteguye kandi bakahagera ryari ku gihe. Ibyo ndabibashimiye. Mwebwe muhari mubyandike kuri rwa rubuga rwanyu muvuga ngo mwarakoze, Imana ibahe umugisha kandi mukomeze umurimo. Korari z'abashyitsi zihagarariwe n'umuryango w'Inyenyeri, nazo turazishimye cyane. Habanje babwire Yesu yo kuruhuha, hashoje umuryango w'Inyenyeri wa Kabusunzu. Namwe Imana ibahe iki? Umugisha kandi mukomeze iki? Umurimo. Abana amuhaguruke babahe amashyi cyangwa flowers. Ababyeyi mudushimire. Murakoze cyane, mwicarire. Aba bana twarabanye, hari na bakuru babo twarabanye, baririmba buri gihe, nibo bakarabyaga abashyitsi cyangwa andi makorari. Icyumweru cyose bakimaze bagira bate, baza kandi bakahagera ku gihe. Namwe Imana ibaha umugisha hamwe n'imiryango yanyu. Reka rero twinjire mu cyiciro cy'impano twateguye kuri uyu munsi. Tugiye guhera, ndagira ngo abafite impano muze. Ndabona mureba aho bari guturuke.
barakoze abo ku byuma. Impano ya mbere duhereyeho ni impano idasanzwe. Iyo mpano igiye guhabwa umuryango wa Nyandwi Eugene. Twagira ngo atambuke. Iyo mpano iratangwa. Iyo mpano iratangwa na Musengamana Vincent. Uyifite pfundura, arayifata ayimuhereze. Wayifata ukatwereka kuko twashatse kuyigaragaza. Uyu muryango wadukoreye ibidasanzwe. Iriya dekorasiyo bemeye kuyiheba icyumweru cyose, barayiduha, bayiduhamo nk'impano. Imana yarakoze kandi baha umugisha. Tugeze ku cyiciro cya kabiri cy'izindi mpano zidasanzwe. Izo mpano zirahabwa abigisha b'abana bose nibazi bahana Nyamirambo. Izo mpano ziratangwa na Uwingabiye Claude. Uratunguwe nyine. Uratunguwe. Abigisha b'abana hano Nyamirambo, mwegere hariya hirya babafata ifoto. Kubera iki nahisemo kubaha izi mpano? Aba barimu barantunguye cyane, bemeye guhara imirimo yabo. Hari igihe umuyobozi w'icyiciro usanga ibintu barabimutereranye, akabigwamo, akabibamo, akivuruguta, bikamugora. Ariko aba barimu babaye intwari cyane. Nifuza kubatungura, mbaha impano y'igitabo. Bagende bagisome, nibamara kugisoma nabo bazagihe inshuti zabo, abo bazabasha kugeraho. Byagombaga kuba bisa bose ari intambara ikomeye, ariko nagerageje kugenda nshaka ngo mbazeho izindi ziri nkazibura. Ubwo uwo bigwaho afate ikiraba kimugezeho. Murakoze. Ariko kubw'ibyo baraguma kugira ngo hamwe n'abari abana dukomeze dutanga izindi mpano. Murakoze. Kanange mbashimire. Mwarakoze cyane. Mwarakoze, Imana ibahe umugisha. 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 Twari dutegereje ko fotogarafe afata ifoto. Murakoze, mwakwigira aho inyuma impande y'abo bana. Dukurikijeho ababyeyi bababwiriza, turagira ngo nabo baze hano, ababashije kuboneka, kugira ngo nabo tubagezeho impano. Impano ya mbere idasanzwe iratangwa na pasiteri w'intara ya Nyamirambo. Ababyeyi b'abana bababwiriza nzi ko bahari. Pasiteri, mwakwakira izo mpano kugira ngo muzitange. Muze.
nk'itorero ry'Inyamirambo rifatanyije n'icyiciro cy'abana twabonye aba babyeyi ari indashyikirwa. Nubwo tuvuga ngo turarera, ariko ababyeyi nibo ba mbere badukoreye igikorwa kidasanzwe. Reka uwo mwanya rero nkuharire pasiteri ashimire by'umwihariko aba babyeyi. Sabato nziza, umunsi w'umunezero. Mu izina ry'itorero rya Nyamirambo n'aba babyeyi babarizwamo, turashima Imana. Turashima Imana yakoresheje aba bana, nta n'umwe warwaye, nta n'umwe watatse umutwe, nta n'umwe watatse gripe. Imana yabwa icubahiro. Ababyeyi rero mwebwe ntabwo ndabona ibyo kuvuga, kuko mwakoze umurimo ukomeye. Urebye uburyo abana bagiye bigaragaza, byagaragaraga neza ko bafite abantu babakurikirana, kandi abantu mwese mwageraga hano nta mwana wazaga atari kumwe n'umubyeyi we. Ibi rero hari icyo bisobanura kandi hari icyo byigisha kuri twebwe ababyeyi. Aba bana umukuru afite imyaka, umukuru ni jije, umukuru ni jije muri aba bana. Ufite ingahe jije? Afite imyaka 10. Niwe mukuru mu bana babwirije bose hano, niwe mukuru. Wareba uburyo ibintu babishiraga ku murongo ukabona ko atari bo, ahubwo hari abandi babikoraga. Babyeyi rero, ibyo mbifurije mwebwe n'abana n'umuryango, Imana izabaha ubugingo buhoraho, tuzabane mu bwami bw'Imana. Hano hari impano ababyeyi bajije, barambwiye ngo nzikuremo. Kandi n'abandi mu badusuhurize, tumukomere ku murimo. We Rubyogo, biti? Aya mafoto nakubwiye ngo araramukabuze, nawe sinzi uko bizagenda. Bani bamufashe. Babyeyi baganza, mva mwarakoze. Imana ibahe umugisha, dusuhurize n'abandi. Imana ibahe umugisha, mwarakoze kandi kwitanga kwanyu Imana ikurebe neza mu izina rya Yesu. Ndagira ngo nsabe abigisha b'icyiciro cy'abana begere hano, dufate ifoto turi kumwe nabo, abandi inyuma yabo gutyo duhagaze. Barakoze. Ababyeyi nabo bahagarara hari inyuma, kuko muri hangana. Tugeze ku mpano y'ababwiriza. Murakoze. Ababyeyi nibagaruke. Ababyeyi nibagaruke. Hari indi mpano twageneye famiye Ganza, ababyeyi babo. Turagira ngo ize itangwe na Diane. Abo ndi guhamagara n'abakuru b'itorero n'abayobozi b'itorero.
ganza bayakira. Okay. Arakoze Diane. Famiye Orunera gatangwa na Karera. Famille Jish angwa na Enoch. Murakoze, noneho tugeze ku babwiriza.